nawe yitonde. Ibyo kumenyera abakozi b'Imana nawe bigabanye abifashe hasi kuko nta mavuta yasutsweho. Umukozi w'Imana uko yaba kose aba yitwa umukozi w'Imana. Yego. Kamarade nawe afite akamenyero ko gushira isoni no kugira ubwendisipline mu bakozi b'Imana. Yego. Azabimenya neza nabimenya iyi tariki nawe yandike. Imana iduhamagara. Arugiye ibwira ngo mwana wanjye ndaguhamagaye nza gukoresha iby'ubutwari akanwa kawe ngahinduye nk'umuriro waka. Akababaza umutima we. Ubundi umuvumo nifuhe y'uburakari n'umujinya. Nta muntu utenga seka. Uyu munsi wamubuze ibintu byo gutera. Ushaka guhagara ku rusengero, guhagara mu rusengero gutega umuntu uri muraseka. Utenga uri mu mavuta yifuhe. Twa tuntu tw'udukino murimo ni nyabaki. Ngewe kamera narayiguze kandi nayiguze na nyirayo. Gerard. Niba Gerard ari wowe yibye handi wenda. Ariko ngiye kamera naguze ni ya Gerard n'inyandiko zirahari twagiye no kwa noteri. noneho abantu ujye ubabwira abantu ntibumve se hamagara Ezekiyeli umubaze kamera ni gute batangaza ko kamera yibwe sibyo ko yapfuye kandi kamera barayigurishije. Ntabwo ndabona amasezerano yanditse agaragaza ubugure bwabaye hagati ya Karame none na Bishop Gerard. Nshobora gutangaza ngo kamera yaraguzwe ukankaza kwisanga ahubwo yarakodeshejwe akaba ari byo bizifashishwa nk'umuntu wagize uruhare Ezekiyeli. Icyo ngicyo rero sasa nicyo cyitwa intaza. Nuvuga ngo nyuma ibirenze icyo ngicyo yakoze wowe icyaza nyuma yaho cyakitwa intaza. Intaza rero ni urubabi rureka hejuru y'inkombe z'amazi ahantu kutuye hanyerera wazamura ikirenge kimwe wakandagiraho uzamuye ikindi kirenge gisigaye nyuma rwa rubobi. Ijambo rivuze ngo iki? Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Buri yavuze muri Matayo 18:15 ngo mwene so nakugirira nabi ugende umumenyeshe icyaha cye mwiherereye. 16 ariko natakumvira umuteze undi cyangwa babiri ngo ijambo ryose rikomerere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu. 17 Rwanda no ku isi yose muzi Bishop Gerard kurusha abandi mbere yo kwita abadiaspora abapfapfa noneho wazi usubira mu banyoze bapasa kubona abapfapfa udushaka n'abadiaspora ngo muri abapfapfa. Pawulo yaravuze ngo yemera Galatiya y'abapfapfa mwe. Reka twongere tubasuhuze mwebwe mukurikirana inkuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi katubabwire ngo Imana nibaho umugisha udukurikirana uri mu gihugu cyacu uri hanze y'igihugu ari ubwo babaye. Reka nkubwire ijambo rimwe rivuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange Yesu abaruhure. Hagize ngo ni wowe? Hoya ni Yesu. Turabakunda cyane. Ni Sikitu Gasabo TV iremewe. Ntabwo mwese mukunda kubikora neza. Wandika ubundi Sikitu ugasiga kanya ukandika Gasabo ugasiga kanya ugashyiraho TV. Sikitu ugasiga kanya Gasabo ugasiga kanya TV. Ubwo abantu Gasabo TV. Ntabwo bigoye. Ni Sikitu y'Gasabo. Ni Sikitu y'Gasabo TV. Nikaze TV Rwanda ni ukuri nyako arya na Karame none. Imana ibaho umugisha. Wiriwe narindi mu kiganiro Janvier. Nanjye ndi mu kiganiro. Kuri 3D TV Rwanda. Yego. Nakubaza nk'umunota umwe wonyine. Nta kibazo nanjye ndi mu kiganiro. Right. Itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2024. Yego. Uri mu kiganiro kimwe na Ezekiyeli Rukundo. Umuntu wa telefone muhamagara witwa Bosco. Watuye amagambo akomeye kuri Brian. Uvuga ko Imana izamwe ko uri niba ukatemera ko umupasiteri Imana iri woreje umwuka w'Imana ugomba kumwiyereka mu mezi 2 ari imbere. Yego. Tariki 14 z'ukwezi kwa 10 Brian yakoze impanuka ariko Nyamagabe. Ibi bintu bihuriye n'ibyo yavuze mu kwezi kwa karindwi. Janvier. Ndakoma. Hari uninde muri kumwe mu kiganiro? Ndi kumwe na kamarade. Nawe umubwire yitonde. Nawe yitonde. Ibyo kumenyera abakozi b'Imana nawe bigabanye abifashe hasi kubona amavuta yasutsweho.
umukozi w'Imana uko yaba kose aba yitwa umukozi w'Imana. Yego. Kamarade nawe afite akamenyero ko gushira isoni no kugira ubwindisipline mu bakozi b'Imana. Yego. Azabimenya neza nabimenya iyi tariki nawe yandike. Imana iduhamagara. Hari uwo yagiye ibwira ngo mwana wanjye ndaguhamagaye nza gukoresha iby'ubutwari akanwa kawe ngahinduye nk'umuriro waka. Yego. Brian yataza kunsaba imbabazi. Ntabwo ari uko byari kugenda sinabibabwiye se. Yego. So ndavuga ngo kuko usabye imbabazi ikimenyetso cyo kizaboneka ariko ntacyo uzaba. So rero kandi koko navuze ngo nzamusengera isengesho ari mu bitaro icyakoza ntacyo azaba. Icyakoze umwuka w'Imana azamuterura amutandukanye n'icyari kigiye kumubaho. Rero mu yandi magambo Imana yamurinze urupfu kuko yasabye imbabazi umukozi w'Imana. Ubundi yari yamarabitse ngo pastor wahehe ari kumwe na Jihad. Rero buriya kuvuga biroroshye ariko igikorwa kigeze nibwo umuntu yicuza icyo yavuze. Ubu Brian ashobora kuba aranavuga ngo Mana ndagushimiye umbabarire urinde akanwa kanjye. Kandi nanjye ndarushaho kumusengera mu by'ukuri kuko yasabye imbabazi n'umukobwa w'Imana. Yego. Mwari mwasabanye imbabazi kuki icyo kimenyetso utagisengeye ngo kiveho kuko nubwo kigaragaye ariko giteje ibihombo byinshi bigiye bitandukanye. Hari n'ibyo bagomba kujya mu kazi imodoka yangiritse n'ibindi bigiye bitandukanye. Birashoboka ko nimwe mu bari kumwe wenda yari kwangirika nubwo Brian nabo bari kumwe nacyo abaye umunsi kuki utahaye agaciro imbabazi mwasabanye icyo gihe ngo n'iki kimenyetso wenda basaba Imana ko cyakurwaho nubwo wari wabyatuye umunwa mbere. Twebwe turavuga Imana ikaba ari yikora ntabwo ngewe mvuguruza iby'Imana yagambiriye ahubwo Imana ndayigira ngo Mana nahanye imbabazi na Janvier. Nari mfitanye ikibazo na Janvier, nari mfitanye ikibazo na Kamarade yasabye imbabazi. Uwiteka umurinde kandi umukomeze ku munsi w'amakuba n'ibyago uzaba umusimbutse. Rero ubu Brian Imana yamusimbuje umunsi w'amakuba n'ibyago. So bivuze ngo imodoka yabaye igitambo mu kimbo cya nyirayo. Kuki mugomba gukoresha iterabwoba kugira ngo abantu bahumve? Ntabwo ari iterabwoba, iby'umwuka bimenywa n'abanyamwuka. Iby'umwuka bimenywa n'abanyamwuka, ntabwo umunyamubiri yamenya umunyamubiri yamenya iby'umunyamubiri, umunyamwuka akamenya iby'umunyamwuka. Navuze ijambo ndavuga ngo na Prophet Ernest Nyirindekwe wamubatije ntabwo iri jambo natuye yayivuguruza usibye jyewe jyenyine. Nyuma yaho Brian asaba imbabazi arambwira ngo nukuri mbabarira ndavuga ngo rwose ndakubabariye. Twari kurengera mu kiganiro ge nawe. Bivuze ngo rero ntabwo nakishimira ibyago yagize ariko kandi n'akarimi kaba Kamarade muri kumwe mu kiganiro. Wabyumvise arimo yabyumva ibyo mvuga cyangwa ntabwo abyumva? Umubwire ngo ajye yirinda kwamamaza gutangaza ibihwa no kwamamaza inkuru z'uburyarya n'uburiganya. Kubera yuko nawe hari Imana impamagara yamamagaye ndi mu nzira njya ahantu irambuza ngo ntujyeyo kuko muri wewe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Ururimi rwawe nduhinduye umuriro waka. Kamarade nawe sindarumurekuraho. Munsi narumurekuyeho azamenya ko yakinaga n'ibidakinika. Faximani. Ibintu byo kujya utangaza ibihuha na za screenshot za Momo zitarizo za na Momo yanditseho Niyonzima Claude itanzwe na Mutesi Predasieni. Momo ya Mutesi uyizane igaragara va kuri iriya niyo natwererewe na groupe Solution Church of Jesus. Groupe nari ndi kumwe na Mutesi tubanamo. Zana Momo iriho Mutesi Predasieni na Niyonzima Claude. Bitari ibyo nawe ndajya mu bitare bya Mashyiga kubera Faximani. Mushumba twebwe nyuma y'ikiganiro icyiza n'ibyo yari arimo arakubaza kandi nizere yuko umeze neza cyane. Nta kibazo meze neza. Uracyari mutoya ukeneye kubyara ugaheka n'ubwo wabyaye. Cyangwa mushimiye ko wajyanye umwana ku ishuri ejo bundi kira rwose ndakigushimiye. Mu bifuti byawe n'ibiki byose hariya rwose ku mirerere hariya nagukuriye ingofero. Asante sana kabisa pasa. Sawa, Romeo yagizwe n'ibyo namubwiye ngo ndekure ko ni mu kiganiro nanjye. Yanyuzwe kabisa kandi asante sana. Na nyinyi pia, na nyinyi mubarikiwe. Sawa. Sawa.
yego twari turimo duha abakunzi bacu ikaze pastor tuguhaye ikaze nawe murakoze cyane twahitiye mu bindi ariko nibi byabaye ito n'ubundi byose byari byo byari kimwe byose so ukuri Nyako TV rero ikaze TV Rwanda Gasabo Sikitu Sikitu Gasabo TV na Karame nanone hose tuzaduhora muri nanone ni Karame nanone twagiye bwana Justin rero hari ikibazo warombaje wagisubiramo ikibazo nari nkubaje kiragira kiti ubundi umeze neza cyane urumva ukomeye nta kibazo pastor ubu ubona ndi imbere yawe natangiye nanjye kugiramo ubwoba ukuru butewe n'ikizo oya buriya hari ibintu umuntu agenda akurura agahita ahuza burya ariko nakunze kubwira abantu uti pastor Claude bakina nawe n'uwo babona kuri kamera atandukanye abo bantu babiri baratandukanye pastor Claude wamanitse Bibiliya pastor Claude wagize gute pastor Claude watuye amagambo ngewe nzi uri mu gipindi nzi n'ibintu uvuze utari mu gipindi pastor Justin hambere aha rero yego wavuze amagambo akomeye yego kuri DJ Brian ntabwo ari we gusa ntabwo ari we ariko reka tubanze twigire ku bihari DJ Brian umuvugaho amagambo akomeye ndetse uvuga ko ukwezi wowe watanze amezi 2 ariko ushyiramo akantu kavuga ngo uyu mwaka utararangira azabona ikimenyetso cy'Imana kandi kizamugeza mu bitabo abantu bajya babanza bumva iki kintu kuko niko wivugiye n'amagambo yawe wenda n'amajwi turayashyiramo reka tubanze tuyashyiremo noneho dukomeze kubera ko bantu tuzaje tubaha ibintu bifatika yego batazagira ngo tuvuge ibintu bidafatika numvisemo amagambo akomeye cyane y'akasamutwe akasongo yiwa ntaragira ikintu ngusubiza yego mbere ya byose reka mbanze niborose neza cyane bavuze ko ntajya niborosa bavuze ko ntajya niborosa narasaze cyane wazanye n'uburoso bwo kwiborosa DJ Brian yavuze ko utiborosa ufite amenyo yashiririye kutiborosa reka mbanze niborose kamanze niborose wiborose nshaka kugira icyo mvuga maze ibintu nibikigo ndabifatane ndabitwara navuze ngo ndashaka kugira icyo mvuga maze kwiborosa hari ikindi iyi ni intro iri ku ikaze kibino kwa zikira hari kuri kiranuka zikira ari iborosa uyu munsi wa none kondaje ngo metero n'amagara bose reka mbanze niborose sinabikubwiye se yego ngo igisigaye ndashaka kukubaza nagusobanurire giye reka nanasokoze bavuze ko umugabo w'umunyamwanda utuye n'ahantu hadasobanutse DJ Brian yagukubise hasi yaguheneye niba uzi ko nyirasenge w'umuntu ahenera umwana wa musaza we akamujugunya piyo Brian yaguheneye burundu hanyuma ugira umukozi w'Imana arangije avuga ati bwira umwana w'umukobwa ngo agarukire aho ngaho natagarukira aho ngaho ariho umwuka wo gukenyuka yego ibyo ngibyo yarabitinze hanyuma agaruka kugira gutuka umwuka w'Imana azi ko ari gutuka umuntu yego nanjye rero kugira ngo Brian amenye ko ni pasiteri yego kugira ngo Brian amenye ko ari avugana na pasiteri wavuganye n'Imana wahagurukijwe n'Imana utarahagurukijwe n'umuntu yego nohereje umwuka wera w'Imana kuri DJ Brian yego Imana imuha ikimenyetso mu kwezi bitarenze ukwezi kwa 8 ukwa 9 amezi 2 urumva uyu mwaka turimo mbere yuko uyu mwaka urangira yego DJ Brian umwuka w'Imana uzamusange iriya ndababaze izagende musange nimara kumusanga imwereke ko yavuze umugabo w'Imana yavuze ko wasizwe n'Imana Imana nirangiza imutarure imwiyoreke azamenya nzahamagarwe gusengera DJ Brian uwo munsi ntazasengerwa na Ernest wamubatije ntazasengerwa na Kanaka ntazasengerwa na Sabe Wisimbi azasengerwa na Pastor Claude wenyine watuye akakanwa n'akanwa kanjye urakoze cyane ikindi cyane ikintu nakongera Pastor kango bazi ikibazo kimwe no kubera ibi bintu wabitewe n'iki kubivuga wari umeze ute kubaka kanya aricyo kintu abantu bategereje bituma uhana umuntu imbabazi ikintu wapeye nikiveho cyavuyeho hari cyavuyeho Brian aba yapfuye Brian iyo ataza gusaba imbabazi no gupfa aba yapfuye wabonye impanuka y'imodoka ye nayibonye wabonye imodoka ukuntu yabaye uburere
ahubwo ni abantu bavuyemo. Ni ikintu gikomeye Imana yakoze kuko Brian yari kuba atakiri muri iyi si y'abazima. Buriya hari igihe abantu bareba Imana bakayifata nk'umukungugu, Imana bakayifata nk'ibintu nk'abana bakina umupira mu kibuga, Imana bakayifata nk'abarimo baroga muri pisine, ariko ntibafate ijambo ryitwa umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana yaryama mu muhanda, yego, uko yaba ari kose, umunyuzeho yitwa umukozi w'Imana. Iyo Imana yabwiye umuntu ngo nzakuhindura ubwoko bukomeye, nzakugira uyu nguyu, nzaguha umugisha, uzaba umugisha, kandi ukwifuriza umugisha wese azahabwa umugisha, uzakuvuma wese nzamuvuma. Bivuze iki rero? Brian na Jihad bari bavumiye kuri space, yego, bavuma umukozi w'Imana witwa Niyonzima Claude, bavuma Ezekiel. Ndangije nkora ikiganiro, Brian yavuze ngo pasiteri wa hese, ngo na pasiteri burya ni pasiteri wa hehe. Arangije nibwo nakoze ikiganiro, nyuma natuye amagambo ni Bosco Impaya wari umpamagaye, mfatwa n'ifuhe rikomeye, natuye amagambo. Nyuma yaho Brian asubira muri space, niba ari kuri Instagram na Jihad, ati para ati nishinganisha muri ibu, ati Pastor Claude, ati iki, ati n'indwara n'umutwe ningira gute. Ntabwo ibyo bite, Imana niteguza kurwara umutwe. Imana yabyerekeze Brian kugira ngo imwereke ko yitwa Imana ishoboye byose. Pastor, ntabwo bavuge ko ari ibintu wamwoherereje by'ibiki, nk'ibirozi nyine by'ukame. Okay, noneho nge sindi umurozi, sinigeze mba n'umurozi, nta n'uwacu wabaye gutyo, ahubwo abantu bemereka Imana n'imbaraga zayo zikora. Ubu nibwo Brian agiye gukizwa, ubu ni yarakijijwe kandi yarabatijwe. None se kubatizwa bivuze gukizwa? Kandi yarageze ikirenge cya Kristo. Abo batije bose barakijijwe. Ubu ngubu njyewe aha ngaha ndi kubaza Pastor Claude. Yesu na Nikodemo yasanze Yesu nijoro, yego, aramubwira ngo mwigisha nkore iki kugira ngo ninjire mu bwami bw'Imana. Yesu aramubwira ngo nutabyarwa n'amazi n'umwuka, yego, uzinjira mu bwami bw'Imana. Nutabyarwa n'amazi n'umwuka, urumva hari ukubyarwa n'amazi, hari ukubyarwa n'umwuka, ariko ikiruta byose umwuka. Ubwo ruvuga ngo hariya Brian yabyawe n'amazi, Brian yabyawe n'amazi, ntabwo umwuka hari yakamubyara. Ubundi bw'umwuka mubyaye. Navuze muri iki kiganiro ngo Uwiteka umwuka w'Imana azamutera mwiye. Aho wari urimo, urumva, aho wari urimo, uretse n'abandi nagira rwajubira, uretse gatoya aho baje mpagera yabaye. Uyu munsi wa none ibintu bibaye kuri DJ Brian. Ikintu nemeranya cyo mu byo wari wavuze mbere, wavuze ko Imana izamusanga, kandi ubu ikintu cya mbere waravuze ngo uzohereza umwuka w'Imana, umwuka w'Imana umusange, azamenya ko ari Imana yanyimitse. None uyu munsi wa none se ubwo ndaramubwiye ngo kandi iri jambo mvuze Ernest tuzarisengera ngo rikurwe. Ntibiba si sabe uyu munsi ko DJ Brian byamubayeho yari yagutelefona. Oya, ntabwo arampamagara. Abo je na bakora iki rero? Je nahamagaye. Uri bukora iki rero? Oya, muri iki magambo wivugiye ubwawe. Muri iki kiganiro wavuze ko nta wundi muntu ushobora gukuraho icyo kintu. Ubu rero uyu muvumo kuba yarokotse impanuka y'imodoka, yego, ntabwo ari ibi gusa, ahubwo ngiye kumusengera muri iki kiganiro ndasoza, nitujya gusoza ugibutse, yego, kuko sino kunyibutsa no obligatoire mu mutima wanjye, ndamusengera nkureho umuvumo wose, umuvumo w'i Burundi aho yise, kuko nagiye koragura mu isi y'umwuka, yego, nagiye koragura mu isi y'umwuka. Ubwo yasengaga Imana kumva iby'impanuka, Imana ihita interurira intwara ahantu biti Bubanza. Wabyumvise? Nabyumvise. Umwuka w'Imana asinziriye nijoro, nagiye kubona mbona umwuka w'Imana ntwaye ahantu bita i Bubanza mu gihugu cy'u Burundi. Brian nagaruka kuri space, nahakana ahantu bita i Bubanza uzangaye. Ubwo urumva yahakana kuko nagiye kubona ngo urumva oya madamu wajye siguriya se, nasengeye Brian saa 9 z'ijoro, nakangutse sengera DJ Brian, ndasenga niye kubona mbona Brian yambaye
inifomu ari i Burundi mubona ari ahantu yegamiye nka banki, yegamiye kuri banki ariko atinjiye muri banki. Noneho ngiye kubona muri ikintu cyasamye kije kimwasaniye kimeze nk'iki, ikintu kimeze sinzi ukuntu nakibonaga cy'umukara tiritiri gishoye n'akantu k'agakecuru gasa kene gusa nk'akarabu. Noneho umwuka w'Imana yambwira ngo ni imyuka ya karande ituruka mu gihugu cy'u Burundi. Ngiye kubona mbona ahantu bita Bubanza. Uyu munsi rero Imana yabaga yamugaragaye, ubu noneho ngiye gukuraho imyuka yose kuri Buriyani, cyane ko ariwe wabyiyaturiye, uvuga ko ari wowe wenyine neza. Ubu DJ Buriyani ntazaza akanagusaba imbabazi. Niko bimeze, naza yaza ataza. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo nabwiye Imana ngo Mana umukize kandi umukirize rimwe, kandi umurinde ibyago, umurinde kubabara, kuko ayo ni amagambo. Hari umukozi w'Imana wasenze muri Bibiliya ngo undinde ibyago ni Dawidi bye kumbabaza, ni Dawidi. Wabyumva neza? Ubu rero naje ngomba kumusengera Imana imurinde ibyago ukundi, imurinde accident ukundi, imurinde kuzababara ukundi. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo ibaye finale. Amen. Pastor, tukiri aho ngaho, abantu bajya babona Pastor Niyonzima Claude bakamwitiranya, bagapfa no kwandika comment, wababwira iki? Abo ngabo nababwira ngo umwana wo kurimbuka umwana wo kurimbuka n'umwana w'ubugingo buhoraho baratandukanye. Utukana ni wo kurimbuka, ariko ubugingo buhoraho nuvuga ibyiza. Burerega umuntu ashobora no kukunenga akavuga ati ariko aha niba ari kuvuga gutya, wari kuvuga gutya, ubwo arakunenze, anenze ibyo wavuze. Ariko ntabwo gutukanga guhenyo ko ngagire gute kicucu wa kintu we iki byose ibyo ni ukuvuga ngo ni wo kurimbuka, si ubugingo buhoraho. Abantu bari bwibaze ngo n'ubundi Pastor Niyonzima Claude niwe ugize uruhare muri iyi mpanuka. Ntabwo akanwa k'umukiranutsi karatura, kandi iyo katuye ntabwo navuga ngo sinabyatuye. Ese Pastor ahubwo yasabye imbabazi, ndangije ndamubwira ngo Uwiteka kubabarire, akurinde ibyago n'amakuba, yego azakwiyereke. Baramubwiye utararengaho, nabwo nari kuri telefone nabivugiye kuri telefone, n'imbabazi yazisabiye kuri telefone. Utararengaho ni ryari umukozi w'Imana yakwatura ikintu ku muntu kikamubaho? Ni igihe cyose yamubabaje, kuko usanga abantu bose bashidikanya kuri ibyo bintu. Ni ryari umukozi w'Imana ashobora kwatura ikintu ku muntu kikamubaho, kandi n'Imana igaherekeza icyo kintu? Ni igihe cyose uyu muntu atari muri mudu y'ibyuwo hari umuntu wamuvuze nabi akababaza umutima we. Ubundi umuvumo ni ifuhe y'uburakari n'umujinya. Nta muntu ujya utenga aseka. Uyu munsi wamubuze ibintu byo gutera, ushaka guhagarara ku rusengero, guhagarara mu rusengero gutega umuntu urimo uraseka. Utenga uri mu mavuta y'ifuhe. Iyo uri mu mavuta y'ifuhe, mu mwuka w'ifuhe rero, ni ukuvuga ngo Yesu yavuze ngo igihambiriwe mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe. Yandi magambo rero nanjye nari namaze guhambira n'akanyaze. Asaba imbabazi. Ibyo bintu Imana ibyemera kubera iki? None se kari ko bimeze? Yesu yavuze ngo igihambiriwe mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe. Nese ubwo urumva abantu bose batahambirana nimba ari ibyo? Oya, biterwa n'impamvu. Izina witwa Juste, iyo mpamvu niyo nshaka kugira ngo izina witwa nka pasiteri, yego, ubundi atitwa pasiteri. Ni ibintu bitandukanye. None se buri uzi umuvumo wa nyogosenge? Buriya nyirasenge, ijambo nyirasenge w'umuntu, ijambo nyirarume w'umuntu, abo ni abantu bafite ururimi rukaze mu muryango, ku bana bo mu muryango. Nyirasenge w'umuntu, nyirasenge w'umuntu nyirarume w'umuntu, na nyirarume w'umuntu. Niyo mpamvu uzumva iyo bari mu misango y'ubukwe bwo gusaba no ntabwo byarangira batabajije nyirasenge kwa mutanze. Yaba ari we yaba atari we, ariko baravuga ngo tubaze ba nyirasenge. Yego, ubwo ntibaba baterekereye. Nuko bimeze. Ubu rero noneho sasa ubu rero Imana itanze agahe kuri Buriyani ko kwikosora. Nsubiyemo, Imana itanze igihe n'agahe kuri Buriyani ko kwikosora. Ndinde ndavahe ndajyahe. Yani magambo iriya modoka yabaye ubushwangi ni igitambo kuri Buriyani.
ariko hari ahantu Imana yanakoze bikomeye cyane ngo za mbabazi zagize umumaro tuyishimire Imana tuyishimire nuko Imana yakoze nawe yakoze irimo izamura ewana Imana ihamagara Aburahamu avugana n'Imana Imana yabwiye Aburahamu ngo habonetse 5 muri Sodomu na Gomora sinaharimbura ngo kuba umukiranutsi wanjye umwe sinaharimbura kweki Brian rero nawe yabaye umwe yabayemo umunyamumaro buri hari imirimo Imana hari imirimo Brian yaba yarakoze Imana yibutse ngize ngo Imana yibutse ko wamusengeye oya kimwe muri ibyo hari imirimo no gusenga bazi nayo ni imirimo reka no gusenga bazi ni imirimo ko yavuze ngo pastor umbabarire ngusabye imbabazi arangije anarenzaho agurira n'icyayiza cye nanjye nakinyoyeho muri Great Hotel wabyumvise urumva ko imbabazi twazihanye bivuze iki rero ni ukuri kose namusabiye imbabazi Imana icyo gihe nahise namusengera ndabyibuka navuga ngo Uwiteka akanwa kanjye katuye ngo Brian ukwa 8 ukwa 9 umwaka utararangira umwaka utararangira uzamwiyereka umuterure Uwiteka uzamuterure umushyire mu byiza abone byiza ntazabona ibibi gusa ntituzamugure muri igisi wabyumvise ariko ubundi iyo bitaba gutyo gahunda ikwara kumujyana Rusororo cyangwa Inyamirambo hari abantu bakinisha akanwa urabona ijambo Bishop Rugagi yavuze kuri Scovia wakwitonze konje nkaje impamvu umuntu urandya je banzunye kuko umuntu uri mbere kuri Scovia umuntu urandya ndashaka mukanya kukubaza ikintu gikomeye kuko cyo wagikoresheje ikintu gikomeye kirenze icyo urumva kuri Scovia watuje akanwa ariko kuri Bishop Gerard wakoze ikimenyetso gikomeye ufata Bibiliya mu biganza byawe bwa mbere niwe muntu watuye ikintu kiremereye kuva nabona Niyonzima Claude pasteur nibwo bwa mbere nabonye njya bitangiye nzi ko ari imikino ariko ntuzi uri kuvuga ibintu by'imikino ntuzi niyo uri mu gikorwa cya nyacyo nese ko atari comedy nakina none se uyu munsi wa none pastor kuri bibaye kuri DJ Brian n'amagambo yavugiye kuri Bishop Gerard twese turayafite yego biragenda bite nyine nawe aracyatenze hari abantu bazi ngo ni papa ngo yarashingiye ariko umubyeyi ashobora kuba umubyeyi nyuma yaho akanga umwana kandi umubyeyi yanze umwana ntibivuze ko umwana ataba muzima n'umwana ashobora kwanga umwana n'umwana ashobora kuba mubi ku mubyeyi birashoboka ariko ngiye sinabaye mubi ku wasezeranyije urabyumva nuvuga ngo Bibiliya ivuga ngo Ephraim yivanze n'amahanga wabyumvise neza uyu munsi wabonye umuntu waza agasapotinga Kisekedi kuba sai M23 automatically ahita umwanzi wa M23 nibyo uranyuzwe ntugizwe none ko abantu baba bibaza bakavuga ngo Pastor Niyonzima Claude n'urwango yanga Pastor Mutesi cyangwa kumufuhira kuko gutenga Bishop Gerard ndagaruka kuri cya kintu kivuga ngo wambwiye ngo gutenga kuvuma cyangwa se kugira icyo watura bisaba impamvu hariya koko buriya Bishop Gerard ntiyazize ubusa buriya oya ntabwo yazize ubusa kubyaba yavuye kwa Mutesi kandi kwa Mutesi akaba atarakuvuze baza wumve buriya iyo wabikoreye ko yavuze ngo yakoze ikosa ryo korora inguru iyo umuntu agutaze agupfuka mu maso ubu umuntu aturutse hano inyuma yanjye ntamubonye n'urugero agahita apfuka mu maso sinamenya ngo ninde ubikoze nibyo niyo mpamvu rero nanjye napfutse mu maso Gerard kiragi mbere yuko apfuka mu maso ubu ibyo yavugaho byose nta mumaro byagira ariko iyo yavugaho ntamupfuka mu maso byari kugira umumaro ubwo ni nka bya bindi byo muri Libungu umuntu watanze undi kurega nyine barakubaza ngo uvuge ibyawe wivuga iby'abandi icyo gihe uvuga ibyawe ntabwo uvuga iby'abandi Bishop Gerard arakora iki pastor icyakora uko yagiye kwa Mutesi bari kubaza no kwa Claude kuko giye dufitanye igihango ariko Mutesi nta gihango bafitanye wabwirwa n'iki se mba atarakigira Nese urabona yarihaye karibu urabona yarihaye karibu ariko kuko ibi bintu pastor njye ndi kubikubaza ndi seriye kubera yuko Bishop Gerard nibwo bwa mbere nakubona mu kiganiro uri mu burakari mu mubabaro uratenga n'amarira araza ese Justin urashaka kumenya ukuri wabyumvise urashaka kumenya ukuri jewe nibarije Bishop Gerard bya kamera
kamubaza ko ufite kamera ko ufite umukameramani mu bufasha naguha mfite umukameramani ukorera akazi uhembwa ku kwezi namugusabira channel yawe nayo ya Mugisha Rwanda TV ikatera imbere. Niba udafite amafaranga yo guhemba umukozi n'urugero, niba udafite ntuze nawe ndamupropoza ndamubwira ngo rero YouTube irakoresha ntabwo bayikoresha. Siko bimeze Passagisté. YouTube iragukoresha ntabwo iragukoresha nk'ubundi mu Bugesera niba yanzanye. Iyo uyikoresha uri mu rugo. Ariko kuko igukoresha ndi mu Bugesera. Uri mu Bugesera. Neje zakujyana irwamagana. Neje undi kujyane Kirehe. Neje undi kujyane Nyagatare. Na Mukanyirangira aho DJ Brian arwari. Na Rusizi kujya babyumvise neza. Ivuze ikero YouTube irakoresha ntabwo wowe uyikoresha. Nibyo. Umugabo arambeshya. Ambeshya kamera yarayigurishe na Prince n'umuzi cameraman ndamuzi. Prince niwe wabaye umuranga wabyumvise. Niwe wabaye ubwo umukomisiyoneri. Ngira gutya nihamagarira uwo yarigurishije witwa SP Karamena none TV dore mbi kamera sigise ngiye ndayibona imbere yanjye na SP twarivuganye yarabinyemerera. Ambwe asigaye n'inote y'ijana. Ibi mbivuga giye sidakabati asigaye n'ibihumbi 100 Bishop Gerard. Urabyumva ukareba kamera yaguzwe ibihumbi magana satira miliyoni. Webwe n'iki kwisigayemo ibihumbi 100. Nyine n'amakuru yo kwa nyirubwite guteze bagiye no kwa noteri bayigura. Wahamagaye space tukumva space SP muhamagare nimba kuko ari ukuntu umuntu ashaka kuza akavuga utireka reka koronda arambeshyera ntabyo namubwiye. SP rero neza kamera ko giza rigiye urayibona ariko kamera zirasa. Kamera zirasa ashobora kukubwira neza ko kamera zisa marike za kamera zose ziba zisa. Reka tubaze Prince atubeshye noneho duhita tubaza nyir'ubwite. Banza baze Prince noneho kuko ari ibintu tuza hano wavuga korode kubera ukuri kwawe abantu bakaguhindura umuntu w'umupagani bakaguhindura umuntu udakizwa bakaguhindura cyangwa reka tubaze SP. Reka tubaze SP. Kamera ngo yarabuze ngo yaribwe. Ko yasire rero ndabona ari itama. Umeze neza? Umeze neza. Kamera none ndibona yibona irateye ndi mu kiganiro. Hari amakuru byatangiye bivugwa ko kamera agiye kuri Gerard yagiye kuri kamera avuga ko kamera yapfuye na Ezekiel ko aba diaspora batanga amafaranga yo kujya gukoresha kamera. Niba rero harabonetse amafaranga ajya kuyikoresha uyihawe kujya kuyikora cyangwa kuyikoresha akayiba akayikugurisha kamera wayiguze na Gerard wayigurishijwe n'undi muntu. Twa tuntu tw'udukino murimo n'inyabaki ngewe kamera narayiguze kandi nayiguze na nyirayo Gerard. Niba Gerard ari wowe yibye ahandi wenda ariko ngiye kamera naguze ni ya Gerard n'inyandiko zirahari twagiye no kwa noteri. Ngo abaye rero atariye yaba we yarayibye ahandi akayingurisha ariko icyo nzi nuko ariye nanjye nari mbizi ko ariye. Oya ni 5 kangahe ni maki? Oya ni ntuza. Ni D65. Ni D650. D650 rwose dore ngiyi. Wowe uremeza ko waguze ntabwo kamera nuvuga ngo wowe waraguze na Gerard Bishop Gerard ntabwo wayibye. Ngewe kamera narayiguze ntabwo yibwe n'impapuro zirahari twagiye no kwa noteri. Menye musigayemo ibihumbi 100. Uyisigayemo ibihumbi 100 urakoze cyane tugushimira. Pastor noneho abantu ujye ubabwira abantu ntibumve se duhamagarize cyane hamagarize cyeri umubaze kamera ni gute batangaza ko kamera yibwe sibyo ko yapfuye kandi kamera barayigurishije. Ibi rero nibyo bituma aba diaspora batongera kugira neza urumva n'abantu muri rusange no mu Rwanda hari abagira Ezekiel Rukundo Robos ataka ya masheko Robos.
anyita se kubaza ko ngiye kumubaza ibya kamera ko nero nabimubariye inyuma ya kamera. uyu nawe wasanga wenda ayoboye n'ibiganiro cyangwa bamuhostinze. Musaza wamubonye ko atambutse Indemeya ex-PM ex-Premier Ministre nyakubahwa wahoze ari Minisitiri w'Intebe aremewe. Ezekiel wakwitabye sinjya muhamagara mu biganiro ariko kenshi Ezekiel wakwitabye. Ezekiel wakwitabye. Ezekiel azi kuri Bugesera ntabwo abizi wamumuhamagariye se wowe ntabwo yamfata nanjye uba ari mu kiganiro ko nawe ndabizi ntiyakwanga kugufata. oya ndabizi oya urumva muhamagare hanyuma ariko abimenya n'ubundi ko turi kumwubwo ese wayo uri kumuhamagara nanjye nkamuhamagara cyoko zenda kamuhamagare ari bwibaza upfuye uwo ari we cyangwa ufunzwe muhamagare hanyuma dukore vibe zacu cyane. ariko ahangaha nawe ukuri kwagaragaye. oya na nyiri ubwite gusa ibintu byo kwa noteri wowe urumva bidafite ukuri. ari mu kiganiro Ezekiel kandi ubu nimba ari mu kiganiro nta kiyoboye ahubwo akirimo nk'umutumire. ibyo ari byo byose turabyumvishije. none wari urimo uvuga ngo wamubajije ibya kamera umaje kubimubaza yakubwiye ngo iki Bishop Gerard urumva yambwiye ko kamera irwaye ndamubwira ngo azayizane tujye kuyikoresha. hari uwitwa Shyundu ukora za kamera. Shyundu yarayinkoreye kamera. oya hari umusaza uri hirya iriya Mageragere usa n'ujya Mageragere aho bita zantuze hirya ukareka kujya Mageragere ugahita ukata kahanda urenze mu miduha. yego urenze mu miduha ukagenda umuhanga cyane amagana hakurya ahubwo iminota 20 abaguhaye kamera yawe. okay none hose ahubwo ndashaka kuzajyayo hanyuma rero sasa ibi ni bimwe mu byatumye dushwana na Bishop Gerard. urumva ko yari abizi neza ko yayiriye adashaka kuguha amajewe nari mubaje nti iyo ukora ibiganiro usaba 2,000 kuri za kamera tukuzi neza nk'umuntu wiyubashye witwa ko wasezeranyije Pastor Claude witwa ko wimitse Bishop Brigitte witwa ko Prophet Reverend Nyinde kuri Neste ari umuntu mwakoranye umurimo w'Imana. ibyo byose ubona urabona abana batagira uburenganzira bwo kubwira ngo ariko ibintu ni stop ntitubishaka. uzi ko Muzesi Kitu yigeze gukorana ikiganiro na Chita kirarebe kijya mu bicu famille ya Kitu iramubwira ngo kira kiganiro ntabwo tugishaka. Sikita amagara Chita itagikura icyo kiganiro kubera uburenganzira. no hari igihe Yesu yabwiye Petero ngo Petero ukiri umusore hari igihe ukiri umusore warikenyezaga ngo ariko hari igihe kizagera ugakenyezwa n'abandi mu gihe utabishaka. Nuvuga ngo hari igihe kizagera ugakenyezwa n'abandi. yego rero badiaspora b'abapfapfa ende wabaruze kuki none se ngubu reka ngwize ukuri iri jambo kuvuze rikomera. Mose Bishop yaragiye kuburara akayigurisha agira gute kuburara agiye kuburara agiye kugira gute kuburara akagira ibimwaro byo kukubwira ko yayigurisha. Gerard Bishop Gerard uramuzi cyane ntabwo umuzi. Nzi ko afite imodoka nze ko ari ibyo ngibyo nta bindi nayo ntayemera kuri kamera ntiyayemera. hanyuma ubaze amazu ya Gerard bayazi wowe ntago nyazi. uzi ko Gerard yagutuza yatuza mu majiste barenga 8 mu mazu ya Gerard wowe ibyo abizi wowe warubizi none Kigali no Bugesera. nanjye reka nkubaza kubivuze none ntabyo waruzi ibiki ko afite ayo mazu n'ibiki byose. none se kuki utamucyashya kiza kwicara bamukora fundraising kandi ukurwo rubuga wari ururiho. tega amatwi banze wumve. yego gufasha iyo ufasha ukeneye gufashwa ntabwo wabitangira. urumva niba arafunguye channel ya YouTube yego akavuga ati mbonye kamera
urumva icyo gihe cyari igihe cy'abanyeshuri. Rero nuza gushyiramo aba diaspora b'abapfapfa nawe ako kanya uhite wishyiramo nyine mu bapfapfa banza wese nawe uza kwishyiramo baza kubera baza kwishyiramo baza utega amatwi nyine impamvu uri buza kwishyiramo baza gisite yego mbwira shwanya muri iki nimba uri gushyiramo aba diaspora b'abapfapfa nawe uraba umupfapfa uri ku rubuga abantu mwese ubwo mwari ku rubuga mureka mwitwa abapfapfa Ezekeri araba ari umupfapfa bakunda Ezekeri Ezekeri na Bishop Gerard bafunguye urubuga reka nkubwira njye Bishop Gerard sinkubeshye njyewe nzi yuko aba mu bice bya Nyamirambo gutyo ariko utambwira ngo inzira ijyayo niyi urumva uko nari mbizi ubanza na Ezekeri ariko yarabizi yewe afungura cano twe twanamumenye hariyo cano ihari kuko Bishop Gerard wazaradutanze kwa Vitali urumva kandi iyo cana yajyaga yinyuzaho iki ibiganiro nawe nk'ikiganiro cyo kujya gufasha yari yajyanye n'isezerano kuruhuha yego rero uri kumva nuko twe twabuzabana bamuhaga amafaranga yego bati akabagaragariza ko abantu ashaka kujya gufasha bameze nabi umuntu akaba yamubwira ati mbo niba hari umuntu umeze nabi utameze gutya na gutya akira uzagenda umufashe urabyumva ibyo rero nijye mu Rwanda mwese ubwo pastor ni wowe uzi hano muri uru Rwanda no ku isi yose muzi Bishop Gerard kurusha abandi mbere yo kwita aba diaspora abapfapfa noneho wazi usubira mu muti niyo bapfapfa ko bada umupfapfa udushaka aba diaspora ngo muri abapfapfa Pawulo yaravuze ngo yemwe bagarati y'abapfapfa mwe nawe uravuga ngo yemwe aba diaspora nanjye ndimo ninde wadushutse wowe bapfapfa kuko rero Ezekeri ko muri hari nk'umuntu watanze amafaranga yabonye ko urwo rubuga ruriho urabyemera akabyizera agahita avuga uti ibi bintu ndabyizeye noneho mbo ibi bintu rero ngewe Ezekeri kuba ataratwitabirega ubundi ndashaka Ezekeri rero namubajije ariko ntakubeshye ubwire ntakubeshye Ezekeri uko Gerard yakubwiye ngo kamera yarapfuye ni ukuri kw'Imana mpagaze ku makuru dore twamenye igihe twavaga hano nibwo twamenye ko kamera yariwe twamenye turenze kiriya gipangu cyari hirya y'iwawe ku kindi gikurikiyeho ka gataje kari hejuru nibwo umuntu yavuze utarekoze Bishop Gerard nk'umuntu ufite icano yiriye kamera gute Ezekeri uhita ubona ko bimucanze ahita avuga ngo barayiriye se ko none sasa Karamengo ejo ku munsi w'ejo turi muri ararume yewe nibarije Ezekeri Rukundo wa Kiranuka TV ndamubaza kumujyanama muzima wa Bishop Gerard shime ko mwagiye inama yo kuntuka no kujya gute no kunyita ibisogo no kunyana mu bisogorore ariko se kuki ufata umuntu uzi ko mwagurishije kamera mukayigurisha mwarangiza mukagaruka kuri cano mukariganya diaspora n'abantu muri rusange ngo kamera yarapfuye mwakeneye amafaranga yo kujya gukoresha kamera icyo kintu cyumvise neza yego Ezekeri ngo ntago mbizi ngo nzi ko kamera yapfuye ntago mbizi nzi ko ndamubaza Ezekeri niba uzi ko kamera yapfuye Gerard yarayiguhaye katabisobanukiwe ibyo bintu yarayiguhaye ati kamera dore ngiyo yapfuye dushakisha amafaranga uzanye kunkoreshereza kandi wowe uzaho bakoresha kamera ati ntayo nabonye ati ngewe ibyo nzi byo ati n'ubu hari ikiganiro wa mudamu wa sapotinze kugira ngo kamera ibonekeho hanze yanyohereje ikiganiro wakoreye kwa Stitu na Pastor Juste n'urugendo aravuga ngo dore ngo Pastor Korode kavuze ko ya kamera Gerard yayigurishije byaba ari ukuri kurikirana ayo makuru mbwira Ezekeri asubiza uyu mudamu niwe wabinyeretse nabikinanye aranampamagaye Kiranuka TV Fuwesa wiriwe neza mwiriwe umeze neza turashima Imana uri mu kiganiro mu Bugesera Nyamata nge ndi muri ararume Kagugwa ku murongo wa telefone ku murongo wa telefone nifuje kuguhamagara bitewe n'amakuru twakiriye avuye kuri nyir'ubwite avuga ko kamera wari wagerageje gukora urubuga turujyaho twese uyisabira Bishop Gerard bivuga ko yagurishije none kamera dore ngiyi iri imbere yanjye yaguzwe na Karamena none mudamu witwa Sipa Karamena none ni wayiguze 400 kamera yagurishijwe waranze kamera ni Prince kamera mani wamubona ndamwumva niwe wayiranze
none hashaka kuba yayigurisha nkawe yabitumwe na boss na Bishop Gerard yabitumye presse ngo ayigurishe. Biragombwa rero ko wayiguze witwe Sipe aba umuntu wize amategeko abwira presse guzana nyiri kamera bitari ibyo ntabwo ndi bugura ibintu bitagaragara ko ari ibya nyir'ubwite ubifitiye ububasha. Bityo Sipe tuvuganye ku murongo wa telefone kubera yuko umukameramani we niwe wazanye kamera ateye kamera imbere yanjye ndi kumwe na Pastor Justin na Skitu Gasabo na Karamena none nyine ni Karamena none ni Ikaze TV ni ukuri nyako ariko ubwo nakiranuka uramafoto gi ikirano karemewe uramafoto arayinzanira watumvise Espa tubwiye yuko bakoze amasezerano kwa noteri yanditse Bishop Gerard yasinyaho nkaseka n'abanga Gerard kwagurishije kamera 400 bityo sipatu ati namusigaye n'ijana namuhaye 300 nsigaramo 100 mfite inyandiko yo kwa noteri isiweho nanjye imiranga muntu yasipiriho niya Bishop Gerard iri kuri iyo nyandiko imbere ya noteri. Bani magambo noteri yasiganye inyandiko kwese paguze kamera na Gerard atwara inyandiko kwagurishije kamera SP hanyuma noteri nawe asigarana inyandiko y'ubugure bwa Gerard na SP Karame nanone. Uyu munsi wa none n'iki wavuga? Ejo turi kumwavuze kutazi bya kamera kugurishwa kwayo nkubaza impamvu wasabye amafaranga yo gukoresha kamera kandi uzi neza ko yagurishijwe umbwira yuko nta makuru ufite ko kamera yaragurishijwe ko n'uwagerageje n'umudamu wahaje yakubajije yumvise ikiganiro ko kamera yagurishijwe umubwira ko nta makuru yabyo ufite. Ukimara kumenya amakuru n'iki watangariza abakunzi bibi binyamakuru biri hano? Icya mbere nuko hari umuvugizi wa Bishop Gerard. Icya kabiri ntabwo ndabona amasezerano yanditse agaragaza ubugure bwabaye hagati ya Karamena none na Bishop Gerard. Nshobora gutangaza ngo kamera yaraguzwe ukankaza kwisanga ahubwo yarakodeshejwe akaba ari byo bizifashishwa nk'umuntu wagize uruhare Ezeke Karame ntabwo ndi umusazi nta burwayi bwo mu mutwe ngendana ntabwo mfite. yego nyir'ubwite turivuganiye waguze kamera amasezerano yafite arabika wayigurishije we mwaravuganye baza wumve noneho twe niba tubashe kubona kuko ngewe mfashe kamera ndayizi D650 siyo kamera ahubwo ndumva yakurikiranwa noneho tukazamenya niba yaraguzwe koko cyangwa itaraguzwe kuko niba wayifashe ikwiriye kuba wayikomeza. Oya nta burenganzira afite nta cyemezo cya RIB na polisi ifite. Ngewe rero nta makuru mfite. Kamera yaje gukora ikiganiro nyiri kamera yasabye ikiganiro ntabwo mfite ububasha n'ubushobozi bwo kugwatira kamera y'abandi kubera yuko nta ruhushya rwa parike mfite rwo gufatira ahubwo uyifite iyo bavuga yapfuye yarayibonye. Ese kamera ubundi wasabiraga amafaranga kuri Diaspora na Gerard warayibonye kamera usaba amafaranga na Bishop Gerard muvuga ko kamera yapfuye igomba kuzajya gukoreshwa mu kirere amafaranga iyo kamera yayikweretse n'ubundi warayibonye? Nyumva amakuru mfite nuko nabwiwe yuko kamera yapfuye ubwo nari mbajije impamvu igateye mbwirwa ko yapfuye. Noneho dore ngiyi Justin ariko nta rubuga mwigeze mubona nashyizeho uri guca amafaranga yo kugira ngo ari kibazo Ezekiel. We Ezekiel subwo uri kumva atari kubica ku ruhande nk'umuntu maze igihe akoresha Bishop Gerard ari kubica ku ruhande. Hanyuma bwana Ezekiel Rukundo nk'umunyamakuru influencer wa Kiranuka TV ruhande mwishirishamo mufite amakuru yuko yagurishijwe nanjye ndaza kugerageza uburyo nabonana na Karamena none mbone n'ibyo mpamiriza uwagize uruhare rwo kudufasha kugura kamera. Rero ngusaba ikintu kimwe ngo kamera yaragurishijwe amasezerano nabonye baza wumve uvuga ko yagurishije kamera nagerageje kumuvugisha mubaza kuri icyo kibazo ambwira ko ari ahantu ahuze
ari buze kuza kumvugisha message warayinyeretse ejo mwandikiranye na n'umuntu amakuru ntacyo nzi sinzi niba yaragurishijwe sinzi niba uwayikodesheje ahubwo ari kubyita kugurishwa kugira ngo nturweho amakuru y'uko nanjye nemeze ko yagurishijwe baza wumve inagurishwa sinari impari sinasinye sindi noteri sinzi impamvu ese ibyangombwa bihari n'igute yahakana none se nagiye kumwita mu bisho none se bwana Ezekiel Rukundo umuyobozi wa Kiranuka TV ndakumva igihe wasanga kamera yaragurishijwe warakoze ubuvugizi uri umwe mu bakoze ubukangurambaga muri twese n'abadiaspora abantu bamwe bakitanga bazi ko barimo barakorera umurimo w'Imana kugira ngo Mugisha Rwanda TV ibone kamera ibone mashini ibone terapiye ibone za mikoro nyuma yaho nusanga yaragurishijwe witeguye gukora iki kuri Bishop Gerard nk'umuntu waba wagutengushye nawe udashaka kuzatenguha abadiaspora bakoze igikorwa cyo kugura kamera ikaba yaragurishijwe mu buryo bunyuranyije n'amabwiriza abantu bari bazi ko bagize neza kuko iyo kamera yari yasabwe kugira ngo hakorwe umurimo w'Imana Bishop atambutse ibiganiro by'umurimo w'Imana Kiranuka TV ni hostinga na Mugisha Rwanda TV i-hosting Ikaze TV ni hostinga Mugisha Rwanda i-hosting n'icyo uri buvuge wavuga urabanye mu kirere nturebe korode nturebe Justin nturebe runaka kuko n'utureba twese huka turebaho urahekenya indimi ariko nureba mu kirere uraca urubanza uraramye n'icyo uzakora witeguye mu minsi 2 guhostinga Bishop Gerard akakwereka kamera muri kamera tukayirebesha amaso reka ngusubize wikwirusha ntabwo kamera yahawe nk'inguzanyo azishyura yego yayihawe nka gift cyangwa nk'imfashanyo yarahawe kandi afite uburenganzira kuko nta nzandiko nigeze musinyisha zo kuyikoresha ibyo ngewe nshaka ku giti cye agomba kuyikoresha ibyo ashaka yarayigurishije nibyo ni yiwe ntabwo ari iyanjye kandi nyimuha ntabwo nari imushyizeho igitugu cy'ibintu agomba kuzayikoresha gusa icyo nakumva cyo namubaza niba yarateye n'ubukene bigatuma ayigurisha namubaza icyatumye ayigurisha namubaza impamvu ifatika yaba yaratumye ibyo ngibyo none uzamubaza iki kandi niba uvuze ko nta nyandiko mwagiranye uzamubaza iki niba ari ibyo ku giti cyiwe icyo nenda kukubaza witeguye gusubira kuri kamera uzongera gusabira ubufasha uwo ari we wese kuri kamera ugaragaza ko usabira umuntu ubufasha ze mu gihe urimo urakora ibintu bikanyura n'amategeko ubwa mbere usabiye umuntu ubufasha akaba bwabufasha yabukemuza ibibazo yifitiye kumwe na Bishop Gerard abaye nka domina wubakiwe inzu intarabana waguriwe n'inka n'ibiki byose bikagenda bityo nawe ushyigikiye iki gikorwa cyangwa se urakinenze ushyigikiye ku ruhande rwanjye ariko ku ruhande rwe nanone singomba kumutwaza igitugu cyo kugurisha cyo kumubuza kugurisha ibyo yahawe yarabihawe ntabwo yabiragijwe singuzanyo ngo azishyura ngo mvuge ngo ngiye kumukurikirana ngo yishyure kandi si ubwa mbere ushobora kwisanga umuntu yikenuje icyo afite situwasiyo wenda y'ibibazo arimo usibye ko ejo bundi namubaje arambwira ngo nari mfite ibibazo by'abanyeshuri ariko ndaza kugusobanura nyakuri icyabiteye ejo turi kumwe muri aba rumwe bambwiye ijambo rimwe nakojeje kera ko kamera Bishop Gerard yahawe wagiye kuri kamera na Bishop musaba amafaranga yo gukoresha kamera ko bivuga ko yagurishijwe waba ubizi Ezekiel wasubije muki warambwiye ngo ntabwo ubizi ngo wahamagaye Bishop Gerard ubimubajije ngo arakubwira ngo arabuze baraza kumusubiza gutangaza ibyo ntazi urabizi uburyo yaguzwe n'uwayiguze murimo murakorana nje nta makuru namwe mfite ntabwo ndinjarwa yo kwifata ngo ngiye ngo kuvuga ngo Gerard yaragurishije ariko ntabwo nzi inyungu ufite mu gutangaza yuko kamera ya Gerard yagurishijwe izo nyungu sinziza nta nubwo nzi ngo ugamije iki ngiki ushobora gutangaza ngo yaragurishijwe nyamara ugasanga Gerard yarayikodesheje ushobora gutangaza ngo yaragurishijwe nyamara ugasanga bamusigayemo ayo mafaranga mukazabyifashisha mu rukiko no mu manza muvuga ngo dore n'uwasabye kamera aremeza ko kamera yaguzwe ariko muri izo skandali zose sinari ndimo nta sinyatire yanjye kamera igurishwa sinari impari uwayiguze simuzi sindi bwemeze ngo kamera yagurishije cyangwa ntiyagurishijwe mu gihe gitegereje igisubizo cya nyir'ubwite bibaye na byiza nkabona n'ayo masezerano ubwo nakwemeza nkanemeza n'uwadufashije kugura iyo kamera nkamugana nabonye amasezerano yemeza yuko Bishop Gerard
yagurishije kamera, ariko kuri uyu munsi Bishop Gerard uri mu bantu mufitanye ibibazo nawe rwose ibibazo kwabira ko atari iyanjye. Kamera yagurishijwe nabwirwa n'ikintu atari umupango wowe nawe murimo wo kugira ngo Gerard tumuhindure yuko yagurishije inkunga yahawe kandi ntayo yagurishije. Noneho icyo nakubaza n'ikibazo cye, yego uyu munsi wa none ejo umuntu nagira ikibazo ukicara kuri Kiranuka TV umusabira ubufasha, abantu bazareka gutanga ubufasha kubera ko usabira abantu ubufasha bakabukoresha bagakinisha imitima y'abantu, cyangwa se bakomeze bafashe batitaye ko bafasha uwo ari we. yewe cy'ingenzi niba nsabiye umuntu ubufasha, yego ndagusabiye niba buhawe ariko simuhaye umurongo agomba gutwaramo ubwo bufasha n'uburyo akwiriye kubukoresha. Sijya umugenzura ubufasha yahawe ibikorwa byiwe n'ubwo yabikoresheje iki n'iki ngo byanteye injinyori cyangwa nuko utahawe n'igiceri cy'ijana. Umva ntabwo rwose kandi nkubwize ukuri. None se ariko pasi reka mubaze iki kintu kimbaze, wigeze uhabwa inkunga yo gucuruza ibishyimbo? nayitangiye raporo. Baza wumve, baza nyine ngusubize. Uyu muntu wampaye inkunga y'ibishyimbo naramubwiye niko mbona ibishyimbo twabiranguye ku giciro iki n'iki, nabiranguye igiciro iki n'iki, none ndabona bimwe birahomba, hari ikindi gikorwa arambwira ngo ni wowe uri kuri tere, reba ikigufitiye inyungu uba ari cyo ukora. Hanyuma nyuma y'ibishyimbo baza wumva, nyuma yo gucuruza ibishyimbo hari yarambwira ati wareba ikindi kintu ukora hanyuma unakimbire twumve niba cyakugira umumaro. Hanyuma se uyu muntu waguze kamera wasapotinze kamera yarababwiye ngo nimuyigurishe mukore iki n'iki, ko mwagarutse muri kamera musaba inkunga yo gukoresha kamera naho yapfuye kandi tuba tuyibona imbere ya gitore ngiyi kamera. None se njyewe ndi mu bantu bagurishije iyo kamera? None reka tuvuge iyo kamera niyo yaragurishijwe, ukaba ubizi ko yagurishijwe kandi ukaba ubabaye abatanze iyo kamera. Oya jyewe impamvu erega jyewe warambwiye ngo ntabwo uzi niba yaragurishijwe, ntabyo uzi beragira ngo mwihere amakuru ko yagurishije. Wampaye nkabaza akeneye pasagiste Ezekiel, ndabizi ushobora kuba ubifitemo Bishop Gerard yamuciye inyuma mutuma press ayigurisha, none mukaba muri gushaka kubimushyiraho nanjye mukabinyemeza. Ezekiel amasezerano yabintangariza wintesha umutwe. Ezekiel ni pasagiste ufata kode yinesha umutwe. Ikibazo mbaza kuba kamera mwatse y'ubufasha mukayihabwa yaragurishijwe nta kibazo kirimo. jewe kuri gihe nta kibazo mfite kuko ntago ari njye bayihaye bro. Ariko Ezekiel none ubu niwe wateye aho kamera atakamba cyane. Kabiri kangahe wari ugiye kuyigurisha wowe ubwawe Juste uvuga ko ubukene bwaguteye mu rugo tukajya tukubuza tukagusapotinga, wowe wayigeze amajanja inshuro zingana icyo ugiye kuyigurisha? Reka nkubaze ikibazo. Bishop Gerard yaba yarakubwiye ikibazo afite mbere yuko agurisha kamera? Kandi ntacyo yambwiye nyine. Kabimenye rero njyewe narazaga nkakubwira Ezekiel ibintu bimeze gutya ABCD, ukambwira uti muhungu wanjye mwene wacu akira. Ujye bubanza mwemere ko Bishop Gerard mwamuteye umugongo, ibyo yakora byose yabikora. Ikosa dukoze niryo guhamagara umuntu ubogama. Utabogama warahagaze kuri kamera yawe ku kinyamakuru cyawe, wakagombye kuba uri kukirindira ubusugire kuko ejo tuzakigana natwe dukeneye ko abantu batugirira neza. Niyo mpamvu nta kindi. Niba umuntu umusurisha atakubwiye ubwanjye akayigurisha atakubwiye, nanakubwira ko ibyo ukwiriye kuza kubimbaza wowe. Kubaza ngo umuntu none se njya kwega hanyuma kamera nasabye igaruke. Ariko ukwiye no gukora ikiganiro ukavuga, ukwiye gukora ikiganiro ukavuga uti mu mbabarire umuntu yarantengushye. Gikora se ku bwanyu rero mwebwe ndabizi hari igihe muba muri abagamba wowe bashaka kugira ngo muhe mu mitego kugira ngo rero urabeshya abantu urabicaza urabadekarika. Aho ibibazo Gerard yagize aho kugira ngo agurishe kamera yo kugurisha n'ipine ry'imodoka cyangwa iringi byari guhurira ni janti zimaze kubageramo
mbese kwa korode ko ari ku mutambyi n'ubundi ko batarya idodo gusa utangiye guhaga reka tugushimire ngo abakumvisha bakuyemo ukuri ubundi niba yayigurishije bibareba mwarasangiye amakuru turayafite ubwo mwarasangiye igiceri cy'ijana yigeze ashyiraho nta giceri cy'ijana korode yashyizeho ese ko nta giceri cy'ijana washizeho ijya no kugurwa ko utazi si twashyizeho ijana ko twashyizeho ibiganiro twashyizeho umunwa wacu warasapotinze ntabwo mbizi ko yagurishijwe ayo masezerano y'imwe mwayabonye n'abayiguze ni mwe mubazi ndaje nze nyakoherereza uyanyoherereje nakwemeza yuko nze nyakohereje ariho n'umukono wa noteri n'amazina ya Gerard. Ibyo nibyo wakagombye gukora noneho amasezerano agaragariza ko kamera yaguzwe iri Ezekeri ziri hasi papa tugende neza kandi twitonze nk'abantu bari mu kuri kwega bundi wakoresheje ikiganiro Gerard wari uzi ko kamera bivuga ko yagurishijwe wigeze umubaza ikibazo cya kamera ko wamusanze mu rugo w'inyamata ndajya kuburana kamera n'iyanjye ariko pasa musezere none se ko iyo usabye ikintu ugomba no kumenya n'amaherezo yacyo urumva pasita ukuri gutsinze ibinyoma igihumbi ukuri kumwe gutsinze ibinyoma igihumbi ibi bintu reka kwa pasita korode mbwiye Ezekeri yarabeshyaga amara yasangiye na Gerard ubu ngubu ikintu miseme gusa ari ikintu nkuye muri iyi nkuru intaza uzi intaza icyo ari cyo ujya wumva ngo nshuti yanjye ibyo uzabibazwa urumva harimo igitabo kivuga ngo wambereye intaza ibi bintu rero ibi ugitangira kubaza Bishop Gerard niho yatangiye kwatsa umuriro niho yakije umuriro twangana akorana ibiganiro na Ezekeri na Sandrine Wagasaba ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru nta kindi kintu na kimwe nari mubajije ibya kamera ndamubaza ko ufite kamera kubera icyo utazana kamera ko ufite umukameramani ngo azajya gufasha gusapotinge kamera wayishyize noneho nibwo yanyiciyeho agenda gutya uhinga nyuma akata yegereza Ezekeri ngiye kubona ndabona bari ku biganiro basaba ngo barashaka ngo ubufasha ngo kamera ngo yarapfuye bakenera amafaranga yo kuyikoresha kugira ngo hagire bandi bagize icyo bikoramo batange amafaranga yo gukoresha kamera yagurishijwe idahari none si ibintu ubu nibwo bukerutse tuzahoramo rero nawe ibintu ubu muntu wagira ikibazo hari mu diaspora umufite umutima wo kumufasha yamufasha pe mu gihe abone nabo bafasha batifasha icyo kintu cyumvise Justin ubu ngumba mbuze icyo mvuga icyo kintu wacyumvise nyamaze nuko tuba tubivugana ibintu bibabaje Pastor Niyonzima Korode shaka yigeze kumbwira arambwira ati Justin uko byasa kose Justin ibyo yavuga byose ibyo yakora byose yabaye umugabo ati yigeze kumbwira ijambo numva yakoze ikintu cy'abagabo wabyumvise urumva yaragufashije agufasha wifasha hari icyo wari ubabaye hari icyo wari urwaye icyo ngicyo rero sasa nicyo cyitwa intaza nuvuga ngo nyuma ibirenze icyo ngicyo wakoze wowe icyaza nyuma yako cyakitwa intaza intaza rero ni urubabi rureka hejuru y'inkombe z'amazi ahantu kutuye hanyerera wazamura ikirenge kimwe wakandagiraho uzamuye ikindi kirenge gisigaye inyuma rwa rubobi rukanyereza cya kirenge cy'imbere ugasubira inyuma ukagwa ukikubita mu mazi ugasubira inyuma mu mazi iyo rero bayita intaza intaza rero ni nk'ibi byose niba umuntu diaspora abasha kubona ibiganiro nk'ibi barakoze igikorwa cyo gufasha Ezekeri Rukundo ni umuntu twavuga ngo yagize ishyaka ryinshi byo kugira ngo Bishop Gerard abone kamera abone mashini hari urwobo Ezekeri agwemerega warwumva nkawe ngo agwe mu rwobo rwo gushyigikira umuntu utumiwe ibiganiro gushyigikira ibinyoma ashyigikira ibinyoma kugira ngo akomeze bakorane iki ibiganiro ariko nawe nzi ko mu mutima we n'imbere azamubwira urumva Ezekeri yanyeretse ejo message yandikiranywe na wa mudamu wasapotinze kuri kamera mudamu yaravuze ngo amafaranga aboneka azaboneka azaba arayo azabura yose njye niteguye kuyatanga kugira ngo kamera iboneke Gerard cano yiwe nawe
ajya atambutsa ibiganiro by'ivugabutumwa, atambutsa ibiganiro by'ubuhamya, kugira ngo n'abagire kamera mashini, tarapiye na za mikoro. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ukuri kugenda kugaragara. Bavandimwe inshuti zanjye, esipe ni umudamu w'inyangamugayo utareshya. Urumva kandi avuze ati twagiye kwa noteri turandikirana ko tuguze, icyakora namusigaye n'ibihumbi 100. Pastor, njyewe mu minota ndashaka umwe minota 10. Nta kibazo. Mubazi mu bibazo bibiri. Uhita usoza n'ikiganiro. Yego. Ibi bintu wamanitse kuri Bishop Gerard bishatse kuvuga ngo bizakurwaho aje kugusaba iki? Imbabazi nk'uko yinjiye kwa Mutesi. Kabiri. Ibintu Rugagi yavuze kuri Scovia. Ko bisa mbihuza n'ibyo ushobora kuba waravuze kuri DJ Brian. Scovia akora iki? Scovia kandi ko yavuze ngo ntawe uzamubona. Uriya Scovia ntagomba kwihagararaho, agomba kuca bugufi. Ijambo ryaturutse mu kanwa k'umukozi w'Imana, uko byagenda kose bimeze nk'ubuhanuzi. Uko ubuhanuzi si ubwo munsi, ubuhanuzi si ubwo munsi, ni ubuhanuzi utegereza iminsi 3 icyumweru, umwaka, imyaka 5, yaba ari imyaka 10, ariko uko ryasa kose bw'abahanuzi baba buzasohora. Kubera yuko ngo ubuhanuzi bw'ubuhanuzi bwemerwa uko busohoye. Rero amagambo Bishop Rugagi yavuze kuri Scovia ntabwo yasigaye amasigara akicara, azasohora. Icyafasha Scovia ni ukuzafata igihe kimwe akicara kuri Mama Rwanda Sala cyangwa kuri Scovia Mutesi TV official, akavuga ati mu by'ukuri uzi ko navuze ku mukozi w'Imana, atariko Imana imbabarire nawe mbabarire. Iryo jambo bwaryo rifite icyo rikuraho, rifite icyo rihindura, ariko iyo akomeje gutya akaba muri yo akaba nuko bimeze, birahinduka byanga byakunda. Uko byasa kose n'akanwa k'umukozi w'Imana, ikibazo cy'ifite akanwa kawe, ururimi rwawe icyo rwatuye mu gihe rutaragaruka ngo rwivuguruze ruvuge ngo ariko ishingiye ko ya magambo nyakuyeho nyahinduye gutya, biguma ari kwa kundi. Ubuse muri iki kiganiro wayahinduye ese undi DJ Brian ko wari wayahinduye mugasabana n'imbabazi kubera bayahinduye rero niyo mpamvu atapfuye. Ubwongera iminsi yo kubaho muri iyo minsi nayo azanabaho, yongera abeho aragahoraho arakabaho. Ni ukuri ndasoza namusengera mbere serious kandi naravuze ngo icyo gihe nibimugera hari mu bitaro nta wundi uzasevuze ngo DJ Brian nuza Scovia Mutesi azatere kamera basi yature nk'iryo jambo. Uzatera kamera uryature ryari kuri Pastor Mutesi? Kuri Mutesi, Pastor Mutesi nafata natera kamera. Esprit w'Iriba TV niwe dukunda kumutera kamera kandi akamubaza. Natera kamera nawe akavuga iryo jambo, akavuga ngo mu by'ukuri intambara z'amagambo za para zanjye na Pastor Claude, Imana imbabarire nawe mbabarire, sinzazigarukamo nanjye. Nzavuga nti mu by'ukuri kose Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda mwese mwumva Ikinyarwanda, ururimi rw'Ikinyarwanda, ishingiye ku kiganiro Mutesi yakoze, nanjye nkoze ikiganiro kijyanye n'ibyo yavuze, musubiza mu buryo bwe cyangwa se ubundi. Mwagiye muri ibiganiro byacu byinshi bitandukanye, kubw'iyo mpamvu nanjye mvuze gutya. Ariko sinavuga ngo ubu mbivuze gutya nahita mukora ngo Pastor Claude na Mutesi bariyunze, ariko ntituriyunga. Uzahita ubivuga? Nzahita mbivuga. Ubona umupira uri mu biganza bya Mutesi, kandi ubwo n'icyo kiganiro agikoze no kongera kumva mu kanwa ka Pastor Claude, ahubwo umuntu wazajya uvuga Pastor Mutesi kandi mubwizo aramutse yagikoze nahita mubanije isengo ino fata kamera tugende tugakora ikiganiro turi ku irembo kwa Mutesi. Yaduha karibu ataduha karibu, twebwe twahita dukora ikiganiro turi ku irembo tukerekana abantu ko ariho turi i Masaka. Ubwo se hari ikibaye kirimo kuri Mutesi nako sengera Bishop, sengera DJ Brian ari mu Bishop DJ Brian, urumva. Hanyuma rero Yesu yavuze amagambo muri Matayo, avuga amagambo muri Matayo kandebe 18:15, Matayo 18:15, Matayo
reka nze turebe icyanditswe kivuga iki. Mwene so nakugira nabi ugende umumenyeshe icyaha cye niherereye, nakumvira uzaba ubonye mwene so ababisawa. Yani namumenyesheje icyaha cye aranyumvira asaba imbabazi. Ariko natakumvira umuteze undi cyangwa babiri, ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo babiri, cyangwa batatu. Kandi niyanga kumvira abo uzabibwire itorero, niyanga kuryumvira naryo azakureho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. Bibiliya ivuze ngo iki? Pastor Gistere, nsubiremo ijambo nasomye. Ahangaha nicaye nk'umutambyi, ngende kwibaza ikibazo kimwe, ko tugiye gusengera DJ Brian ugahita ujya kuzana umusaraba. Kubera yuko iki ni ikimenyetso. Urumva nzanye umusaraba, nzana na Bibiliya. Yego, urumva umusaraba wa Kristo Yesu, kandi bikujemo ntawe ubikubwiye. Brian yabatijwe mu mazi menshi. Yego, apfana na Kristo. Yego, azukana na Kristo. Yego, rero bivuze ngo Yesu Kristo yabambwe ku musaraba. Yego, urumva uyu musaraba rero niwe utumye Brian arokoke impanuka y'imodoka. amen. Nubwo imodoka yagiye, azabona andi mafaranga, azagura indi modoka, ariko ubuzima abagura ubuzima bw'umuntu. Bivuze iki rero? Ijambo rivuze ngo iki? Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Bibiliya yavuze muri Matayo 18:15 ngo mwene so nakugirira nabi ugende umumenyeshe icyaha cye mwiherereye. 16 ariko natakumvira umuteze undi cyangwa babiri, ngo ijambo ryose rikomerere mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu. 17 kandi niyanga kumvira abo uzabwire itorero, niyanga kuryumvira naryo azakureho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. 18 ndababwiza ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe no mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihamburuwe no mu bwami bwo mu ijuru. Hanyuma 19 kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na data uwo mu ijuru. Mana ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo uri mu ijuru, kuko ari nta rindi zina twahawe mu isi no mu ijuru ryo gukirizwamo uretse rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umunsi naraturaga akanwa kanjye nkavuga ko ukwezi kwa munani kwa cyenda umwaka utarashira ko DJ Brian ugiye kuzamwiyereka, akamenya ko yavuze ku mukozi w'Imana nk'ikimenyetso gikoreye kazajya mu bitaro. Nkuyeho umwuka wari wo wose ku buzima bwiwe, umwuka utari umwuka w'Imana ndawutesha agaciro mu izina rya Yesu. Nshimye ishimwe rikomeye mu mutima wanjye kuba wamurinze. Ubutunzi buzashira, ibyo tukora bizashira, ariko ineza n'ijambo ryawe bizahoraho, urukundo rwo rwa mbere ruzahoraho. Ndamusengera rero, musabiye umugisha. Naravuze ngo icyo gihe nzamusengera, kandi nanjye ndamusengeye nongeye kumukomeza. Imbaraga z'umwijima zose nzitesheje agaciro. Urakoze Kristo kumurira no kumukomeza, kandi mwami Imana data bimenyekane ko ari wowe Imana. Abandi wa mbere ibice 18:3 Eliya arasenga ku isaha ya saa 9 aravuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Imana muri Isiraheli. Nanjye nasenze ngo bimenyekane ko ari wowe Imana nyamana ikorera muri jyewe. Murinde kandi umukomeze, urinde DJ Brian, urinde umuryango we, urinde inshuti ziwe, buri muntu wese ukora iby'Imana ishaka mu mahanga yose, uwo nguwo uramwemera. Ndamusengera umukure ku gisasiro, umukomeze, kandi data umunsi umwe azahagarare ku ruhimbi rwawe rwera agushimira ibyiza wamukoreye. Ni muri ubwo buryo senze nizeye n'umuyobozi wa gahunda w'iki kiganiro Pastor Justin Hakizimana umugire neza n'umuryango we, abagiye gukurikirana iki kiganiro bose bagirirwe neza nawe. Ndagushimiye kubyumva no kubikora. Ijambo riturutse mu kanwa kanjye mesheje umugisha mwiza w'Imana
kuri DJ Brian. Urakoze data kubyumva no kubikora. Iri sengesho narize ko zarisenga none ndarisenze, muhesheje umugisha. Urakoze kumurinda, wambwiye kuzamugirira neza nyuma y'uko yasabye imbabazi, nanjye nawe n'ubwenge namubabariye, ndabona ibyari kuzaba ntabwo bizakubaho cyane, ahubwo uzaresha bose ikimenyetso cy'Imana. Urakoze ko wamurinze data. Twese ibi ni ibigaragaza yuko umuhamagara urimo uramwiyegereza, kandi ushaka kumwiyegereza. Hari igihe ijambo wigeze kumbwira, urambwira ngo ushaka umuntu umukura mu bitagira umumaro ukamushyira mu bifite umumaro. Ndagushimiye ko agiye kuba umukozi wawe. Urakoze Kristo kubyuma no kwikora. Sigwe nsengeye gusa, sabiye umugisha n'abandi bose n'abazakubona bose, abagutegereje bose, reka bahabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu Kristo. Waravuze ngo uzangura mu jisho uzamukora mu jisho kabiri. Ndasenze rero, urakoze kubyumva no kubikora. Sabye umugisha nize ko byose kandi bikoretse. Abafite ibibazo, abanyamibabaro bose reka bahumurizwe nawe. Abafite ibibazo by'akazi, abafite ibibazo by'ubyawo, iby'urushako, ahariho hose buri muntu wese watakaje icyo yatakaje cyose reka yongere gitoragure mu izina rya Yesu Kristo. Haracyari PS, hari urundi ruhande, hari uruhande rukomeye, hari uruhande wagiye Aburahamu ngo va mu gihugu cy'iwanyu no mu nzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Rwari uruhande rw'ibigirwamana, umushyira mu ruhande rwawe rw'umwuka wera. Nanjye muri aka kanya hari urundi ruhande ugiye gushyiramo abakozi bawe, hari urundi ruhande ugiye gushyiramo bakubaha, hari urundi ruhande ugiye gushyiramo bakumvira n'umurimo wawe bakubaha n'abakozi b'Imana. Urakoze kubyumva no kubikora. Sabye umugisha nize mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen.